wabipostinze ese reka ndebe mani wajya ujya gufata video ukambwira Yesu yabajije abigishwa be arababaza ngo ninde muri mwe utarakora icyaha na rimwe, ninde muri mwe utarakora icyaha na rimwe ngo atere uyu muntu amabuye. Hari umugore bari bamushyiriye wari usambanye, wari wasambanye, baramushyira. Yesu yandika hasi abwira abo bigishwa, barababwira ngo ninde muri mwe utari wakora icyaha na rimwe, none mwebwe ninde muri mwe utarasambana natera ibuye y'ampano, utarasambana natera ibuye y'ampano n'umugore we, kandi barabyemerewe n'umugore n'umugabo. Rero izi video zagiye hanze nyinshi cyane zigiye zishikana ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagiye bateraho komanteri bavuga ngo uyu musore ngo n'uyu mugore ngo bakubitanye imipuri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urabizi yuko n'ejo twabiganiriyeho, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuba nyine yasebye, kuba yagiye hanze, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ninde muri mwebwe utarakora icyaha na rimwe ngo atere uyu muntu amabuye. Nanjye nicyo mbabaza, kuba video zagiye hanze atabishaka. Ngo izi video numvise bavuga ngo zari zimaze n'umwaka, ngo abantu bazibitse, ngo n'umuhungu ngo bakoranaga ngo witwa Pazo. Uwo muhungu abantu benshi baramuzi kuri saga ya Yago, n'ubundi yavugaga yuko Yago ngo agiye kumuroga. Uwo muhungu ntabwo ari ubwa mbere aje mu matwi y'Abanyarwanda, ni ubwa kesha ahora azamo. Rero uwo Pazo ngo yagiye kwa Yamana, ngo niba yari mfite muri telefoni ye yarayizoherereza, ariko ntabwo wabasha kuba wamenya ibyo ari byo. Ariko izi video bamwe bagiye bavuga ngo bafite episode, abandi ama episode, ariko mwihangane uyu mwana w'umunyarwanda tumubabarire ko ibintu byagiye hanze, ariko namwe ndabizi yuko mubikora. Nta muntu n'umwe ku isi udasambana. Niba utanasambana ariko witera uyu muntu amabuye, wimujya hariya ngo umuvuge ngo yakosheje, nawe barabazi yuko mubikora, nubwo wenda bitarajya ahagaragara. Ariko n'ahangaha yenda nta kwiyubaha kuba kurimo kuri uyu mugabo n'umugore, nta kwiyubaha kuba kuri mu bantu benshi bababonye. Ariko ngo hari indirimbo ye ngo yagiye gusohora ngo yitwa Samaraya, ngo niyo mpamvu bazishyize hanze. Tukibaza nise izi video bashyize hanze byari ngombwa yuko abantu babibona, cyangwa iyo ndirimbo yiwe ipromotinga ngo kwari kugira ngo indirimbo ye ipromotinge, ariko ntabwo babikoze mu mucyo mwiza, kuko ni video y'iminota 10 urayireba ukayirangiza. ngo hari n'izindi z'iminota 45, 48 ko nagiye mbyumva, ariko sinitaye yuko zihari. Ariko niba yarabikoze, ubwo yabikoze n'ubundi bari kwikamira nk'umugore n'umugabo, bajya mu gikorwa cy'abashakanye, gukora imibonano mpuzabitsina barayikora, byagiye hanze. Yamana abantu benshi bagiye bamutera amabuye, ngo afite ikibuno cy'umukara, ngo afite ibintu bimeze uku nguku, ngo ibintu byinshi, comment ni nyinshi. ngo uyu mugore baravuga, abantu baravuga, ntabwo wabuza abantu kuvuga. Ariko icyambere nyine byagiye hanze yagaragaye, ariko niba ari proud ye n'umugore we nta kibazo. Uwo ari proud ye n'umugore we, kandi barabana mu nzu. Ni umugore mwiza nk'uko abantu benshi babivuze, ngo Yamana afite umugore mwiza, it's okay. Ariko mwigomeza kurirwa mumutera amabuye, mwirirwa mumubwira ibintu wakoze ntago ari byo. Yabikoze byagiye hanze, ariko wowe uri kumukurikira wimutera amabuye, wivuga ibintu byinshi. Baravuga ngo utarakora icyaha na rimwe azatera umuntu amabuye cyangwa amusebye uko ashaka. Rero ukuri kose kw'ibi bintu ni uko nawe yaje akivugira yuko izi video bari kwirirwa bahererekanya bagomba kuziba bazireka, bakazireka, kuko kwirirwa bazisakaza ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari byo. Ni icyaha kigizwe n'amategeko rwose gihanwa.
gihanwa. So rero ukuri kw'ibi bintu nyir'ubwite hashobora kuza akabyisobanurira cyangwa akaza agashyiraho umucyo, ntabwo araza, ariko nta n'ikintu aza gusobanura kuko ibintu iyo yarangije kujya hanze cyangwa abantu benshi babashije kuba babimenya, nta kiza kubasobanurira, urabihorera ukikorera ibikorwa byawe bigutunze we n'umuryango wawe. So ngaye nguko rero iby'aya mano, video zizabashe kuba zagera hanze ngo ni ama episode ntabwo nyazi, ariko abantu bajya bavuga ngo video barazifite, n'ubundi barazifite, ntabwo babura kuba bazifite. Video zirahari, ziragaragara, abantu bari kwirirwa bazihererekanya. Ubu ngubu bisigaye yenda byaranagabanutse kuko ku munsi w'ejo rwose abantu biriwe bazihererekanya. Abantu benshi ndabizi neza yuko bazi uyu muhanzi, babibonye pe, bazibonye, ariko no kugira ngo mubashe muryo ki mwabasha no kumumenya. Hari benshi batari bazi y'amano, hari benshi batari bamuzi, ariko ubu ngubu babashe kuba bamenya, bajya kumuhiga ahantu hose, ku mbuga zose akoresha, nkoranyambaga zose ziwe akoresha. Yabaye icyamamare rero, mureke yibera icyamamare, mureke yibera umuhungu mwiza, umuhungu ufite umugore mwiza w'umurundikazi, dore ko banakundana. Yamuhimbiye n'indirimbo ngo mperutse guhura n'umukobwa w'umurundikazi, dore ko uyu mukobwa rero ari n'umurundi mwiza, afite umugore mwiza, kandi Imana igomeze ibongere urukundo rwinshi cyane, babashe gukundana by'ukuri. Nubwo basebye, nta muntu udasiba, ariko ibisebe biba bitandukanye. Mureke mbifuriza umugisha w'Imana ahantu hose rero muri, amahoro y'Imana abane namwe mwese muba munkurikiye. Uwiteka ajya abaha ibyo mwifuza byose, Nyagasani Yesu ajya abaha ibyo mwifuza byose. Niba utameze neza, jya wihanganira ubuzima bwose urimo cyangwa ubasha buryo ki uhagazemo. Niba urwaye ihangane, niba wagize ikibazo ihangane, Uwiteka arakuzi kandi aragusobanukiwe neza cyane. Ndabakunda cyane, ni umukobwa wanyu uhora ubifuriza ibyiza, ariwe Joy. Mujye mubasha nanjye kunkunda kuko nanjye mbakunda. So bye bye, bizu, ndabakunda cyane. Umugisha, amahoro, amafaranga bibane namwe.